abagabo bagomba kureka bakagumana nabo bashakanye. Ni bamwe mu batuye mu murenge wa Kivuruga mu karere ka Gakenke bavuga ko kuba hari imiryango imwe ibana itarasezeranye byemewe n'amategeko ariyo ntandaro y'umwiryane ukunze kugaragara mu ngo zabo. Amuzana mbere amushaka ariko ubwo nyine iyo bigeze nyuma yigira mu bandi bagore ukaba yamwanze. Bari ikibazo yuko nta mutekano bagira mu rugo, baba batari kuvuga rumwe, umugabo ashaka kuza ahandi, umugore yagira ngo aguma umugabo akanga, nta mutekano baba bafitanye. Natwe uko tubyumva ni uko bimeze, bari nk'indaya. Barase hari ubwo babazwa ubwo baba bafite nyine yamusezeranye. Urumva umugabo yabonye mbese nk'umugore atari kumwishimira aravuga ati genda nanjye ndasigara uko ari. Aramwirukanaga, aramwirukana gute? Wese aramusezerano bafitanye, aravuga ati ngo tutari kumvikana wowe urangije gahunda yawe taha udashaka undi. Batasezerana baba bafite izindi ngeso, baba bihariye, abafite izindi mpamvu, kuko ntabwo yakubwira ati tufatanye ibyacu tubirye cyangwa tufatanye ibyacu tureko tubivunjamo mukaja gusezerana mugahana amategeko kuko umuyobozi yabivuze, noneho babiri icyo kibazo bakakibakemura. Uku kudasezerana byemewe n'amategeko kwa bamwe mu bashakanye ngo hari ubwo usanga umugabo yarambiwe umugore bari kumwe amutana n'abana akajya kwishakira undi mugore, nk'uko bishimangirwa na Nonsiyata utuye muri uyu murenge watawe n'umugabo akamusigira n'abana. Ko ntagomba guta abo bana, naricaye ndihangana ubwo mbaho nabi gutyo kugeza kuri iyi saha. Ariko nk'abantu rero nk'abo bafite nk'abagabo bameze gutyo, ntabwo navuga ngo nabo niba umugabo abaye gutyo batabana, ni ukwihangana bakagumya bagashiririza bakabaha. Nyine nk'abagabo nyine urabona ko bari kuduhemukira, nkaho baratuzanye ngo tubyara abana dufatanye bakadutererana, ababyaranye ntabo twazanye, urukumva ko baba baduhemukira. Bengere naho uburi umugore inzi guhirime hejuru, uburi wakugwanirira kandi ufite umugabo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude ubwo aheruka muri aka karere ka Gakenke yasabye imiryango ibana itarasezeranye gusezerana byemewe n'amategeko kuko aribwo bwirinzi bwuzuye bw'umuryango ndetse n'abawukomokaho. Kubera ko gusaba abantu kujya gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo ari ukubera ko ari amafiyeri cyangwa se ari ukugira gusanga abantu bishime bamwe bagire bate, uretse ko nabyo kwishimira byo ni ngombwa mu buzima. Ariko igikomeye kirimo nuko abantu iyo babana badasezeranye mu by'ukuri ntacyo babubakiyeho, kubera ko nta tegeko na rimwe ribarinda, ndetse biranagorana kugira ngo n'abana babyaye bagire umutekano kubera ko nta mategeko abaha uburenganzira bw'ibanze bakeneye. Ariko urenze ibyo ngibyo noneho kubana no mu buryo butemewe n'amategeko byo ni icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu cyacu. Ku buryo rero dusaba abantu ko ku nyungu zabo na mbere y'uko biba amakosa cyangwa biba ibyaha, dusaba ko abantu bo ubwabo bikunda bagahitamo kubana mu buryo bw'amategeko kuko niyo bituma uburenganzira bwabo ndetse n'ibyangombwa bakenera mu buzima kugira ngo bashobore kwiteza imbere biborohera. Kugeza ubu ngo umukoro uri ku buyobozi bw'akarere ka Gakenke ni ugushishikariza abatuye mu mirenge yose igize aka karere batarasezerana byemewe n'amategeko gusezerana, kuko abagannye serivisi y'irangamimerere babibafasha nta kuzuyaza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.